tugiye gusoma ijambo ry'Imana. Turasoma Zaburi 105:15, 105:15. Zaburi haranditse ngo ati ntimukore kubona size, ati ntimukore kubona size. Turajya mu ngoma za mbere igice cyaho cya 13 umurongo wa 12 tuzo kugeza kwa 14. Ingoma za mbere page 396, igice cya 13 umurongo wa 12 kugeza kwa 14. Handitse ngo uwo munsi Dawidi atinya Imana, aravuga ati najyana nte isanduku y'Imana imuhira iwanjye. Nuko Dawidi ntiyacumbukura iyo sanduku ngayicyuriwe mu rurembo rwa Dawidi, ahubwo ayinyuza hirya ayicyura mu rugo rwa Obededomu w'umugiti. Isanduku y'Uwiteka imara amezi 3 mu rugo rwa Obededomu iri mu rugo rwe. Uwiteka awumugisha urugo rwa Obededomu n'ibyo yari afite byose. Imana dufashe cyane. Tujye kwiga ijambo rivuga ngo the power of anointing. Muntu maze iminsi nigisha, sinzi impamvu bimaza ngo power, hari impamvu zabyo. The power of anointing, ubushize twize anointing, ariko ndashaka kugira ngo twige ku mbaraga zabyo, imbaraga zo gusigwa amavuta n'Imana. Ijambo ry'Imana dusomye tubonye ya nkuru, dusomye igice cyayo, n'igihe Uza yaramaze kuramira isanduku y'Uwiteka ngo itagwa, birangira apfuye. Ariko amaze gupfa ngo Dawidi yasatinya cyane, agira ubwoba. Amaze kugira ubwoba aravuga ati isanduku ntabwo yataha iwanjye, ndabona iramutse ihageze byazahinduka ukundi, nimba yishe Uza turi mu nzira niramuka igeze mu rugo. Dusomye ijambo ry'Imana ngo ntiyajyana ngo mu rurembo rwa Dawidi. Mu rurembo rwa Dawidi bisobanura i Yerusalemu, yanga kwijyana i Yerusalemu. Arerema atekereza ati ninyigezeho noneho Yesu twese teta dushira. Yigira inama yuko yajyana mu rugo rwande rw'umukene wibera aho ngaho witwaga Obededomu. Nashaka kugira ngo twige imbaraga z'amavuta. Obededomu yari afite amavuta, ntabwo abantu bajyaga bayamubonaho, nta nubwo Imana mo yaratunze urutoki yari arimo, ariko yari yicaye yibitseho imbaraga zo kubasha kwakira isanduku y'Imana hari abantu batayakira. Obededomu igihe kigeze barayimushyira, baravuga ati naho abandi yabica, uyu nguyu iramutse wenda imwishe ntawe yazajya kubaza, ni umuntu usanzwe. Ariko tuyijyanye mu guverineri bagapfa, twaba duhombye abayobozi. Barangije bayijyana aho ngo kwa Obededomu, bibwira ko Obededomu nani bigenda n'abazapfa cyangwa se nabo mu rugo rwe bagapfa, kuko Dawidi nabwe yati. Barangije ayijyanyeyo, bagarutse nyuma y'amezi 3 basanga ibibazo byose Obededomu yari afite guhera ku cyambere kugeza ku cyanyuma byose byarakemutse. Obededomu nubwo yiturije yari afite amavuta muri we, agendaga muri we, ku buryo isanduku igihe yageze kuri mu nzu ye yasanze ariho hantu hari fiti, yasanze ariho hantu yagakwiye kuba yibereye. Umunsi none ibintu utajya ukora si uko udafite imbaraga zo kubikora, ahubwo hari nuko utari wakira icyo ugomba gukora. Imana yo mu ijuru ijya kurema umuntu wese ngo hari ibyo ngo yaturemeye, ngo yaturemeye imirimo myiza. Kuturemera imirimo myiza nuko ngo mbere yuko tunabaho iyo mirimo yari ihari, ariko hari nuko utari wakwakira uwo murimo ngo ukore urebe. Ariko ijambo ry'Imana hari twemeza kugerageza, to try, ugafata ikintu ukakigerageza ukareba nimba ari icyawe. Simbavuga ngo muzagende mugerageza ibintu byose, ariko imbaraga zidasanzwe z'Imana hegeze hajyaga ziza bitewe nuko umuntu yagerageje. Umuntu akavuga ati njye numva abandi basenga, uyu munsi reka nanjye nsenge ndebe. Yamara gusenga asanga imbaraga z'amasengesho zimubamo, ukazasanga yahinduka umunyamasengesho. Nusoma Bibiliya uzasanga hasigwaga abantu 3 bonyine. Hasigwaga umwami, umuhanuzi n'umutambyi. Niyo mpamvu uzasanga mu bitabo bikomeye bya Bibiliya bigizwe n'abantu 3. Aho bitavuga story y'abami na Kristo n'umwami, aho bitavuga inkuru y'umwami bavuga umuhanuzi, aho batavuga umuhanuzi bavuga umutambyi. Kristo ngo amaze gupfa ngo yaduhinduye abatambyi. N'andi mu isezerano n'icyo byose aho bagenda bavuga ba Pawulo, hari abemo baravuga abatambyi. Ni ukuvuga ngo umuntu wese mu murimo akora bigombera amavuta. Isa igeze n'akazi ukora muri business bigombera amavuta yawe.
aho uyoboye bigombera kuba ufite amavuta y'icyo kintu yo kubikora. Uyu wuza nicyo yazize gufata ikintu adafitiye amavuta. Wari uzi ko n'ubuyobozi umuntu ashobora kubujyaho adafitiye amavuta bigapfa, bashyiraho umuntu ufitiye amavuta bigakunda. Ndarangiza mbahereza ubuhamya, nifuza ko buri muntu wese noneho yatangira gushaka amavuta y'Imana, akavuga ngo mwami, muri uyu murimo ndimo ndagira ngo umpereze amavuta. Impamvu muzumva za korali zizamuka, worship team akazamuka, za healing zikazamuka, ziriya zose ntabwo babikora mu mikino, nuko abanza bakajya ku ruhande, Imana ikabahereza amavuta yabyo. Noneho ndashaka kugira ngo mbahereze urugero rumwe. Isi tugezemo, waba uri umupagane cyangwa se umukristo, bigombera amavuta. Satani afite abantu asiga amavuta y'imbaraga ze bakazigenderamo. Uri umuntu rero witwa umukristo udafite imbaraga z'Imana ngo Imana ibigusigiremo amavuta bigenderemo, uba ugiye guhinduka umucakara w'abari muri Satani. Icyo gihe uhinduka umucakara kuri bo. Umugabo umwe yatanze ubuhamya, ndangiza. Yatanze ubuhamya aravuga ngo igihe kimwe iwabo yakuze bakorana n'imyuka mibi. Noneho papa we kubera gukomeza gushaka ubutunzi cyane, aza kugenda amubwira ati rero kugira ngo dukomeze tuguhe ubutunzi ntabwo twabuguhereza utaraduha umwana byibuza wawe umwe ngo nawe tuzamukoreshe. Aravuga ati mfite umwana nzamubaha muzamukoreshe. Ubwo rero amaze kubyemera umwana we baramubwira ati rero umwana wawe nimba ushaka azadukorera, mwubakira inzu ye ku giti cye, uyimwubakire ayibemo, nta muntu uzigera uyikoropa bwa mbere atari we, nta ndi uzayinjiramo imaze kuzura atari we. Ibindi byose numara kuyubaka uzamureka agende ayibemo. Ndashaka kuvuga ngo na Satani ubwe arimo arasiga abantu ashaka gukoresha. Birababaje ko wicaye ahangaha udafite amavuta y'Imana. Ijambo ry'Imana dusomye ratubwiye ngo nimuzakoze cyangwa se nimuzigere mushaka no kurwanya abo nasize. Amavuta azana uburinzi. Ikibabaje ni uko udafite ubwo burinzi, udafite amavuta yo kugira ngo akurinde. Noneho ijambo ry'Imana, uwo mugabo, uwo muhungu asanga iwabo batangira kubaka inzu, amubwira ati iriya nzu ni inyawe. Umusore biramutangaza. Umunsi wa mbere yijyamo, abakobwa bashike baje amubwira ati reka tugukoropere papa ukubaka inzu nziza. Nababwira ngo hoya nimwikorope. Bamubwiye papa we ngo uzamureke nayinjiramo, nta parafo tugusabye, nta ntebe zo muri salo tugusabye, ibindi byose we tuzajya encounter, tuzahura nawe, ibindi byose azabidukorera. Umuhungu ageze nibwo amajwi yamugendereye rero. Amajwi amubwira ati ugomba gucana buji imwe hagati muri salo, indi hagati y'icyumba, akora ibyo amutegeka byose. Hashize umwanya amubwira ati genda uryame, nuza kubyuka mu gitondo uraza kuhasanga amafaranga. Yabyutse mu gitondo asanga ahantu hose yashyize buji hari ambaraje irimo miliyoni 2 n'amafaranga 800. Arubaka inzu yose arayuzuza, ibintu byose ayishyiraho. Reka nihute, igihe cyarageze amuhereza misiyo nyinshi, bamuhereza na telefone itagishiramo umuriro, bamuhereza ibintu byose. Bamwe ati telefone ariko uzajya ukora ibindi, ariko telefone yo ntabwo ari y'umuntu wari wese, iyi nitwe tuzahita kuvugishaho. Bamuhereza na kontakte zabo, bamwigisha n'indimi bavugaga, indimi z'imyuka yabo, ku buryo iyo yajyaga kuvuga ntabwo wumvaga ibyo aravuga. Barabimwigisha nabyo abigenderamo. None arangije yifuje kujya kundi rugero. Yavaga ahangaha akajya muri Arabia Saudite mu minota 2 agahaha ibyaha akagwingira akagaruka. Ari businessman wibereye aho ariko afite support y'imyuka mibi. Igihe kigeze yifuje kujya mu rundi rwego rero. Baramubwira ngo wowe kugira ngo ujye mu zindi mbaraga wifuza, ni ngombwa ko uza ugahinduka umwana wacu, ukareka kuba umuntu wacu ahubwo ugahinduka umwana wacu. Ngo Kristo aje ngo abamwizeye bose yabahaye imbaraga n'ububasha bwo kuba abana b'Imana. Baramubwira ati rero nawe kugira ngo ujye mu rundi rugero rurenze urusanzwe urimo, birasaba kuba umwana wacu. Aragaze kugira ngo umwana wanyu bisaba iki? Amubwira ati wewe tugomba kuzakubatiza. Kugira ngo tukubatize uzajya muri hoteli, barayimubwira icyumba azajyamo. Akijyamo baramubwira ati uze kuryama wambaye ubusa. Araryama, nijoro akangutse rero masaa 9 chemba yayifunze ari wenyine urimo, ariko ari kuri mission n'amadayimoni. Abyutse nijoro asanga icyumba yarayemo cyose kiruzuye, asanga huzuyemo abazungu, asanga huzuyemo abashinwa, abayapani, abandi bantu benshi basanzwe bakora muri ibyo bintu. Barazamubwira ati rero twe tuje kugira ngo tukwinjize ubu mwana wacu. Umubatizo bamubatije urababaje,
birutwa nuko wazabatizwa mu mazi ukabatizwa mu izina rya Yesu. Bamuzaniye imbabura yaka umuriro, bazana icyuma baramukeba, bamukaho ibintu byinshi bibi cyane. Barangije byose baramubwira ngo kuva uyu munsi ubaye umwana wacu. Bene data, abo badayimoni bose barimo barashaka amavuta. Uri umukristo ushaka guhangana n'ibintu byose biri aha ku isi, ushaka kugira ngo ugende mu mbaraga zidasanzwe z'Imana, shaka amavuta y'Imana. Kudomina k'umukristo ahantu hose ari bigombera ko afite ayo mavuta. Ijambo ry'Imana ritwereka ko hari abantu bajyaga bakora ibyaha niba bihanirwe nk'abandi baturage, nk'Abalewi, ugasanga ari ibintu bakora by'amadefa. Baba bafite amategeko avuga ngo ku isabato nta muntu wemerewe gukora iki, nta muntu wemerewe gukora iki. Ngayika Abalewi ngo bajyaga ngo mu nzu bakagenda ibintu byose bijijwe ku isabato bakabikora, bakarya, bakagira gute, barangiza bakituriza. Imana niba bareye icyaha byajya kuri wa muturage usanzwe, katamujyana nyuma y'umudugudu bakamutera amabuye agapfa, kandi umutambyi wa nyawe yabikoze baramwihorera, Imana iranamwihorera. Bari bafite amavuta y'ibyo bintu. Bene data, mu bintu bijya bituzanira uburinzi n'ubudahangarwa mu buryo bw'umwuka harimo ikintu bita gusigwa amavuta n'Imana. Nimba uyu munsi ushaka amavuta y'Imana, genda usengere. Nabwo ko amavuta aza mu buryo bubiri, hari ugusenga Imana no gusabana n'Umwuka Wera. Imana ibamugisha.